Hello, uhawe ikaze ku muyoboro mugari wa L Scholars. Habonetse scholarship opportunity iri gutangwa na ISICA cyangwa se iyitwa Institut Catholique de Kabgayi. Iyi ni private institution cyangwa se iyi ni university iri private ariko ikaba iri gutangwamo scholarship ku bufatanye bw'umuterankunga cyangwa se sponsorship ariwe Shansen International Rwanda. Shansen International Rwanda murayimenyereye ko isanzwe itanga sponsorship mu makaminuza atandukanye ari private. Uyu munsi rero ku muntu wese ufite aguhera ku manota 50% kuzamura yemerewe gukora application muri scholarship ariko bigendeye kuri criteria batanze. Ikintu usabwa wowe nukurikira video kugira ngo umenye criteria bari kugenderaho hanyuma ukora application. Ariko niba uzi ko ufite nibura guhera ku manota 50% kuzamura, iyi application wayikora nta kibazo. Hanyuma ikisigaye nukurikira ukamenya ngo ese ni bande bireba, no umuntu wize ibijyanye n'iki, ese nibize programs zirimo, kugira ngo umenye ukuntu wanakora application process kuva kuri step ya mbere kugeza uko submit. Ibyo byose nabyerekanye muri video nucikanwe n'akantu kamwe. Ikintu nakwibutsa nuko niba uri mushya ku rubuga rwacu ukaba ruga mbere ubonye iyi channel, kora subscribe utaninge on notification kugira ngo video twagezaho ingenzi yose igihite kugeraho mu ba mbere bigufashe gukora application kimenya amakuru, kuko biragufasha cyane kubera ko aha niho hantu hatangirwa amakuru yizewe cyane menshi atandukanye y'ingenzi yaba ari job opportunities, scholarship ndetse n'izindi updates zijyanye na internship na guidance itandukanye ku bintu byose bishobora kugufasha ukaba wa developinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo butandukanye. Scholarship iri gutangwa ku bufatanye na Shansen International Rwanda, ikaba iri gutangwa muri ISECA cyangwa se iyo twita Institut de Catholique Kabgayi. Iyi ngiyi deadline izagera tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Hanyuma abantu ama department mwemerewe gukora application, mwemerewe ku applyinga muri izi options ngiye kubereka arizo languages. Ku bantu bose bize languages mwemerewe gukora hano kuri iyi application, waba warize RFK waba warize RKK n'indi combination yose related na language wemerewe ku applyinga muri iyi scholarship. Hanyuma abantu bize geography and history bakiga combination irimo history cyangwa geography, nabo izi combination iyi nayo irabareba. Abantu bize bashaka kwiga muri environmental management ndetse n'abantu bashaka kwiga rural and urban development, n'abantu bashaka kwiga public relations and journalism, aya programs yose agiye afite abantu areba. Hanyuma public relations na journalism igenda ireba abantu bize ibintu bijyanye n'indimi ndetse n'ubundi nanone izi za environmental management hano hari programs bavuze yemerewe gukoramo application nkuko giye kwaberekana. Allowed programs zemerewe ku applyinga muri scholarship. Hano hari programs ariyo ku muntu wize English n'ikinyarwanda cyangwa se akaba yarize indimi ariko harimo icyongereza n'igiswahili cyangwa se harimo icyongereza n'igifaransa. Umuntu wese yemerewe gukora application muri programs ziri mentioned down above. Harimo za journalism, languages, hanyuma na public relation. Hanyuma abo ni ku bantu bize indimi. Hanyuma ku bantu bashaka kwiga muri education, kuko hano hagiye harimo na programs za education. Ushobora kuba ubaye warize geography, history, wakora application muri program wemerewe. Amabwiriza ruseho ngiye kugenda nkomeza kubasobanurira. Ikintu usabwa no kwitondera buri instruction yatanzwe muri iyi video kugira ngo bigufashe gukora application neza yawe ube wahabwa scholarship. Nkuko nabibabwiye rero, iyi scholarship umuntu ufite guhera ku manota 50 yemerewe gukora application nkuko biri hano muri guidelines zabo, kandi bibereke kugira ngo mumenye ko buri kimwe cyose cyapanzwe neza kandi giteguwe. Institut Catholique de Kabgayi ku bufatanye na Shansen International inejejwe no kumenyesha abantu ko iri gutanga scholarship opportunity, ikaba izishyurira abantu bazaba supported ku bantu bakeneye financial support ku mafaranga y'ishuri. Hanyuma iyi tuition fees izaba yahawe buri munyeshuri wese ubyifuza muri izi programs nko nazibabwiye ngizi hano. Izi programs zigeze kuri program 5. Izi program hari iyo bita Bachelor in Rural and Urban Development, akabiyo bita Bachelor in Environment, akabiyo bita Bachelor in Environmental Management, Bachelor in Journalism, Bachelor in Public Relations, akaba na Bachelor in Education in Geography, History, English, Kinyarwanda, hakaba na English, Kiswahili. Ni ukuvuga ngo hano ikintu bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo ku bantu bashaka kwiga education, niba warize combination irimo aya masomo abiri, ushobora ku applyinga muri geography and education, geography and history, cyangwa ku applyinga muri kwigisha education nyine muzi ko ari ibintu bijyanye n'uburezi no kwigisha muri English and Kinyarwanda, Icyongereza n'igifaransa, hanyuma na English and Kiswahili. Zere ko abantu bose
bize muri izo option zitandukanye iyi scholarship batari gucikanwa akantu na kamwe bakurikiye buri kamwe. Hanyuma ikindi, kugira ngo ube wemerewe kuapplyingira iyi scholarship, ya mbere muri eligibility criteria bari kugenderaho, ugomba kuba uri umunyarwanda. Hanyuma criteria yo kuba uri female yo ni advantage, ariko ntago bivuze ngo aba male ntago bemerewe gukora application. Males are allowed gukora application, hanyuma aba male bakaba encouraged nyine. Hanyuma kuba nibura condition ya gatatu ikintu ivuze niki ni iki ngiki hano, kuba nibura ufite amanota 50 yo gutsindiraho nk'uko byagiye bitangazwa n'urwego rubishinzwe NESA, ku muntu ufite amanota 50 ariwe muntu watsinze. Umuntu ufite guhera ku manota 50 nk'uko babivuze hano ngibi hano, umuntu ufite kuva guhera ku manota 50, ikindi ndetse n'umuntu uri hejuru yayo, abantu bose bemerewe gukora application kuri izi education programs. Kandi ikindi bagomba kuba baratsinze rimwe mu masomo ari related na programu barimo barapplyingira. Abantu bize muri amasegonderi yapakiga hanze y'u Rwanda, ikintu basabwa niyo bita certificate ya equivalence. Ibi musanzwe mubizi ko mu application menshi yo mu Rwanda uba warize hanze y'u Rwanda ugomba kuzana certificate ya equivalence. Iyi ngiyi yaka ku rwego rubishinzwe bakayiguhereza. Hanyuma izindi documents zisabwa kugira ngo ukora application yawe neza. Dore izi ni zimwe muri application document ugomba kuba ufite hano hasi nko muri kubibona. Izi uko zigeze kurenye, cyambere ugomba kuba ufite notified copy ya Advanced General Certificate of Secondary Education. Kabiri ugomba kuba ufite result slip yerekana amanota wagize. Gatatu ugomba kuba ufite irangamuntu yawe. Hanyuma document kandi ugomba kuba ufite ifoto yawe iri card passport photo. So tudatinze rero ngiye kubereka ukuntu wakora application process step by step, ntucikanwe n'akantu na kamwe. Mu gutangira application yawe uraza ujye kuri apply now. Numara kujya kuri apply now, click, numara kujya kuri apply now, urahita uza usange application form yawe irafungutse. Ubu twageze kuri application form. Numara kugera kuri application form uraza umanuke ugiye hano hasi, nyuma yo kumara kumenya eligibility criteria zose, hanyuma uraza wuzuzemo imyirondoro yawe neza nkuko iri. Kuvuga ngo kuzuza form, uraza ushyiremo first name, yawe neza, urangiza ushyiremo last name, nyuma kuyishyiramo ushyiremo date of birth, sex, male or female, hanyuma ushyiremo nimero de telefone yawe, ushyiremo na email yawe hano neza nkuko biri. Hanyuma nationality ushyiremo ID number yawe hano, hanyuma nyuma gushyiramo ID number, ahangaha place of issue urashyiramo aho ID yawe wayifatiye, akarere. Aha uraza ushyiremo amazina y'ababyeyi bawe bombi, nurangiza ushyiremo na nimero zabo za telefone. Uruzuza amazina yawe y'ababyeyi neza. Numara kuzuzamo amazina yawe y'ababyeyi, urahita uza ujye kuri marital status. Numara kujya kuri marital status, hano ngo muri kwabona uselecting niba uri single cyangwa se uri married. Uraza hano single, married, single. Uri single, hanyuma hano contact for person for emergency, ni umuntu bahamagara biramutse bibaye case yihutirwa. Hanyuma uraza gute, uraza hano umushyiremo umuntu, ushobora gushyiramo umubyeyi cyangwa undi muntu byakubangukira. Ahangaha kuri name of spouse, ku muntu ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, niwe ugira ibyo ngibi wabyuzuza. Hanyuma kuri employee, niba udafite akazi ni no, ngo nta bintu byinshi birirwa ubuzuzamo hano. Hanyuma umuntu ufite akazi yarashyiramo yes, ashyiremo employer, umuntu mu akazi, ashyiremo amazina ye ndetse n'imyirondoro ye nyine. Hanyuma bidukomeza no hasi nkuko ngiye kubibereka. Hanyuma hano kuri step uhita ujya kuri personal address urashyiramo aho uherereye. Province urashyiramo province uherereyemo, hanyuma nurangiza wuzuzemo residential province of birth na ahantu wavukiye, na district urashyiramo intara wavukiyemo n'akarere. Hanyuma residential province na ahantu utuye, ushyiremo aho utuye, nurangiza ugire ute ukomeze ushyiremo n'indi myirondoro yose igize ute isabwa. Hanyuma muri residential village nayo
urakomeza mpaka kugeza kuri residential village. Hanyuma education background, ugeze kuri education background ushyiramo background nyine yawe muri education, secondary school wayize ku kihe kigo, ushobora gushyiramo ikigo wayizeho, hanyuma kuva ryari kugeza ryari, ushobora kuba warasoje mu mwaka wa 2023 cyangwa se 2024 uyu mwaka, hanyuma ushyiremo option wigaga bitewe n'ibyo wigaga nyine, bitewe n'ukuntu agenda basobanura, ushyiremo index number. Tumara kuzuzamo index number yawe neza ndetse n'umwaka wagiye usorezamo, hanyuma uramanuka hasi ujya ahantu bari kukubaza ibintu bijyanye n'iki n'amanota. Hanyuma amanota wagize hano urashyiramo average, urugero niba waragize 55% cyangwa se andi 70 ubishyiremo. Hanyuma numara kubishyiramo neza witonze, uravuga number of principal pass. Hano ni principal pass, ku bantu bagenderaga kuri principal pass mbere bashobora kuvuga ati principal pass 2 cyangwa 3, ariko unasoje uyu mwaka especially nyine murakurikiza biri kuri certificate cyangwa se diploma. Hanyuma awarding institution ushobora gushyiraho nesa rureb. Noneho ku muntu usanzwe wiga university hano, ahangaha niho ashobora kuzuza, ariko niba udasanzwe wari wigaga nta university wigaga urahihorera, urahasimbuka uko hameze uhihorera, nta kibazo na kimwe birateza. Hanyuma tugeze kuri academic information, ukuntu bimeze nuko hano kuri session hari umuntu ushaka kwiga muri day cyangwa weekend cyangwa holiday, hano hari choice. So day niyo best preference. Hanyuma umwaka ushaka kwigamo ni first year, hanyuma ukaza uhitamo category y'icyiciro ushaka kwiga ni bachelor. Umara kubitamo ugahitamo program imwe muri za program zawe hano ziri eligible ngizi hano. Urugero ku muntu ushaka kwiga environmental management, hanyuma sponsorship uraza uhitemo Chance International Rwanda. Hanyuma hano hareke hari none utarigeze wiga muri isika kuva na mbere, niba warigeze uhiga urabishyiraho, ushyiremo kuva ku mwaka kugera muri uyu na reg number. Hanyuma hano urashyiraho by gute wamenye iseka, ushobora kuvuga by internet, so ukadushyiraho by internet niko wamenye iseka. Hanyuma hano uvuga impamvu uri gushaka kwiga muri iseka, urakora hano agashoti essay kihuse, hanyuma makora neza. Urahita ugera kuri supporting documents. Supporting documents rero ni document zose usabwa hano ugomba kwitwaza. Ugomba kuba ufite ifoto yawe ngufi hano ukaya uploadingamo, hanyuma ukaba ufite degree yawe ya diploma ukaba wayatachingamo hano, hanyuma ukaba ufite photocopy ya ID ukayishyiramo, CV ndetse na motivation letter na recommendation letter hano, na n'indi document uriyo yose waba ufite y'ingenzi wumva ko ari ingenzi washyiramo, ariko ntabwo ari itegeko. So ku bantu badafite imwe muri izo document CV cyangwa motivation letter, abantu bose bashaka support ushobora kutugeraho tukabafasha. Mushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukabafasha gukora application. Iyo bishoje neza byose uraza ukagira ukajya hano kuri save and continue, hanyuma hagataza button ya submit, bakwereka amakuru yose akubiye hamwe y'ingenzi watanze, hanyuma ugahita ukora submit, application yawe ikaba irarangiye.